Hello, igitondo cyiza kuri mwese mukomeza dukurikirana umunsi ku munsi, haba abari mu Rwanda, hanze y'igihugu ndetse n'ahandi hatandukanye. Nongera kukubwira wowe utarakora subscribe, kora subscribe kandi ukore ku nzogera kugira ngo notification zose nzayankugezaho zijye zikugeraho ku gihe, kandi ibuka gukora comment mu bitekerezo by'uko wifuza ko nazajya nkugezaho ibiganiro umunsi ku munsi. Uyu munsi rero nkabanje kukubwira wowe mukobwa cyangwa se wowe musore ibyo utari uzi ku rukundo rwawe cyangwa se ku rukundo wari ufite muri iyi minsi. Ngiye kukubwira ingaruka 5 zatuma urukundo rwawe rutaramba cyangwa se urukundo rwawe ruhagarara. Ibi ni bimwe mu bintu ngiye kuba nakubwira wowe mukobwa cyangwa musore, kugira ngo ubashe kuba wabyitondera cyangwa se ubashe kuba wagira uruhare rumwe mu buryo ki wabyitwaramo. Byinshi muri iyi video ni mu kanya. Ikintu cya mbere kizatuma urukundo rwanyu rutaramba, urukundo rwanyu rudakura, icya mbere ngo umwikururaho. Kwikurura ku mukunzi wawe cyangwa se guhora umuvugisha, guhora umwandikira SMS, ugasanga mu isaha umwohereje SMS 20. Burya ngo iki kintu kiri mu kintu cya mbere cyatuma umukunzi wawe mutandukana, cyangwa se abona ko umwikururaho, abona ko hari bimwe mu byo ushaka cyane cyane gukuza urukundo cyane, ukamugaragariza ko umukunzi cyane. Ibi bintu biri mu bintu bya mbere byatuma urukundo rwanyu ruranduka cyangwa se rusenyuka ntirukure. Ngo nubwo bivugitse nabi cyangwa se nubwo atari ikintu kivugitse neza, ariko ngo niko kuri, kwikurura ku mukunzi wawe ntabwo ari ikintu cyiza habe na gatoya. Inama naguha wowe mukobwa cyangwa se wowe musore, umukunzi wawe umwanya, muha umwanya, wimuhamagara buri kanya, wimuhamagara buri munsi. Yamuhamagare wumva ko nyine umukumbuye, cyangwa se we nawe aguhamagare nyine abona ko nyine agukumbuye. Rero kumuhamagara buri munsi ntabwo ari ikintu kigaragaza ko nyine urukundo rwanyu aribwo ruzatoha cyangwa se aribwo ruzakura. Mureka guhamagare cyangwa se mureka ari gusaba ko musohokana, mureka aba ari gusaba ko waza kuba wamusura, ariko nyine wewe umubwira ati sheri uyu munsi ndaza gusura, no wapi. Icyo kintu ntabwo kizatuma urukundo rwanyu rukura. Muhe igihe nawe cyo kuba yagukumbura. Ibi bizagufasha mu rukundo cyane kuruta kumuhamagara buri munsi cyangwa se kuba wamuhereza ubutumwa bwa buri munsi. Ikintu cya kabiri kizangiza urukundo rwawe rugatuma rutaramba, ngo gufuha cyane bikabije byangiza urukundo. Ushobora kumva ko kuba wafuha cyane aricyo cyatuma urukundo rwanyu rukura. Wapi mukobwa cyangwa musore, gabanya ibintu byo gufuha cyane, kuko uyu musore azabona ko uri kumufata nk'umwana, uri kumufata nk'uruhinja, bityo bitume agusezeraho cyangwa se afata umwanzuro utari mwiza. Wowe niba koko nyine utangiye gukeka ko hari ibyo ahugiyemo, bigenze gakeya. Tekereza mbere yo gukora, tekereza icyo ugiye kuvuga mbere y'uko ubasha kuba wagikora. Ngo inama naguha cyangwa se inama nakugira wowe ubona ko gufuha uri kubishyira imbere cyane, tekereza mbere yo kuba wakora cyangwa se kuba wagaragaza amarangamutima yawe. Ubanza ugenzure neza icyo ugiye kuvuga, ubanza utekereze neza icyo waba ugiye gukora mbere y'uko ugikora, kuko ibi bizagufasha mu rukundo kuruta uko wafata umwanzuro. Icya mbere nakubwira, abanza wibaza, ese umukunzi wanjye ndamwizera bihagije? Niba ari oya, se gute wabana n'umuntu utizera? Mwagera kuki nta cyizere na kimwe kiri hagati yanyu? Gufuha se nibyo bizagaragaza ko umukunda? Wapi, ntabwo ibyo nibyo bizagaragaza ko umukunda. Ese ni gute wabona n'umuntu utizera? Ese ni gute watangira umushinga n'umuntu utizera? Banza wiyumvemo ko umukunzi wawe agukunda, wiyumvemo ko urukundo rwanyu rufatika mbere na mbere. Nibyo bizabafasha kuba mwagira urukundo rufatika kandi ruramba. Ikintu cya gatatu kizatuma urukundo rwanyu rukura rukaramba, ukeneye kwitabwaho bihoraho. Buri muntu wese nyine yibaza ibi bibazo, akibaza ati se nimba umukunzi wanjye atanyitaho, atampamagara, ntabwo akinkunda cyangwa se ntabwo akintekerezaho. Icyo ntabwo aricyo bishatse kuvuga. Ese
kuki udatekereza ko afite izindi nshingano? For example, akazi, ese ni umunyeshuri akwiye kwiga cyangwa se akwiye kuba yakora akazi umunsi ku munsi. Ntabwo uko mwatangiye mu rukundo ariko ruzakomera, wapi. Inshuti yanjye nimba ari kubitekereza ntabwo ariko bizagenda. Azaba afite umwanya wo kuba yakita ku kazi cyangwa se yakita ku bindi bigiye bitandukanye. Rero nutekereza ko buri munsi azajya guhamagara, buri munsi ukeneye kumva ko yaguhamagara, ibi ntabwo bizakunda nshuti yanjye. Inama nakugira, ni byiza guhora witabwaho, ni byiza kwitabwaho mu rukundo. Kenshi gashoboka ukwiye kwirirwa uhangayikishijwe n'uko bataguhamagaye, batakwitayeho. Nk'uko wowe ubishaka. Menya ko afite izindi nshingano nyinshi ziba ziri kumureba, afite nyine byinshi aba ari kwitaho. Wikumva ko ari wowe nshingano, mugomba ko ari wowe akwiye kwitaho cyane. Ibi nshuti yanjye ntabwo bizakunda. Ikintu cya kane kizatenya urukundo rwanyu, mukobwa cyangwa musore, kugerageza gukunda imibonano mpuzabitsina cyane. Burya baravuga ngo niba utarashaka cyangwa se niba utarageza igihe, tegereza urindire icyo Imana izakora, hanyuma nyuma y'ibyo muzabikora neza kandi muzabana cyangwa se igihe mwumva ko mwapangiye umushinga wo kuba mwabana. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma, mukobwa cyangwa se musore, wanga kubaho wenyine, wanga kubaho mu buzima bwa wenyine. Usanga kenshi ngo niba wari ufite umukunzi mukaba mwatandukana, wihutira kuba washaka undi girlfriend cyangwa se undi boyfriend. Ibi ntabwo ari byo. Niba mutandukanye cyangwa se niba mugiranye kesi itari nziza mukaba mwatandukana, tegereza mu gihe cyo kuba washaka undi mukundana cyangwa se kuba washaka undi mugirana ubumwe. Tegereza igihe, ubanze unitekerezeho, utekereze nimba ari we waba warahemutse cyangwa se niba ari we waba warahemukiwe, kuko kwihutira kujya mu rukundo ako kanya ukiruvamo ntabwo ari byiza habe na gatoya.